Ani meze bite? Sawa. Meze fresh? Nari bite? Zadore zimeze zite? Ya business. Business ni sawa, nta kibazo. Ibintu ndabona uko twabipanze ariko biri kugenda. Nabise. Aha. Zandana gutumye zimwe. Ziranda rero. Aha. Bamaye amakuru. Harimo umukobwa bita Christelle. Christelle bambwiye ko atwite. Ni byose ibyo. Nabashiri murabona. Sinarabaye ndabara yinteye. Nanjye nakorera bikizemo. Ariko nyine mumbabarire. Zarancitse mubona nangiremo. Ngo ugize ngo Zarancitse mbona irimo kitumva niki Boss birashoboka. Abagiye kuturabeza ariko reka. Iranda rero. Shaka kwiva kukibinekezo. Ariko boss hari agatekerezo gatoya. Nta kuntu ahubwo kuba twita ahubwo ni nabyo sawa. Kubera ko urabona abantu batwite ashobora guca kuri boda nta nubwo umupolisi yamusaka. Ahubwo yazajya no gufasha. Ariko igihe nakubwire ni igare. Wowe ugira ikibazo cya polisi gute? Ariko Dr. Kara agatekerezo. Ikibazo ufite ni iki? Mbwira ikibazo ufite. noneho wayisimbutse mu nzira cyangwa yiwe mu maso cyara kucisibo ririmo birababaje rwose bose yaduha amafaranga menshi bimenye ubizi tugomba gukora tukamwishyura nta bintu by'imishikino n'imijenje ko bigomba kuza mu kazi twiyemeje gukora twite amezi 3 babyumvutse nagitekereje mbere yuko panga umushinga. Okay, nta kibazo. Agize ikibazo akaba yatemba ari mu kazi kawe irandika avamo. Bakoze iperereza bibaye nka ngombwa. Byakugeza nje icyo shaka ave mu kazi cyangwa iriyenda ivemo cyangwa mu kimwe. Namwiteho. Nabindi. Dr. Ibyo nta kibazo. Yendaza kubyitaba nta kibazo. Okay, sasa shaka ko abasigaye rero bakomeza akazi kandi akazi kakagenda neza. ese wayifashe karagisida byagenze bite niba se yararangije kujya ubatekereza iki murabona kwikuramo nanone ufite ubwoba ko ushobora kubica. Ejo wa muntu wamamagaye wo mu majyepfo gahunda ze zamugezeho. Dr. Muzigo nawehereje cyane rwose mukanya twanavuganaga mbwira ko bamugezeho. Okay, ako kantu kuva tugiye guhangana n'iriya kapani man amasoko yose shaka ko tuyatsinde ariko hari kandi akatekerezo mfite. Shaka kutangira gushakira abasore beza bazi gukora. Dr. Ibyo mbigeze kure hari uwo kare twari turi kuvugana aturutse mu bino bihugu duturanye n'abasanzwe gukora gahunda nk'izo ngizo zimwe muri bamwe nakubwiye mbere. Nambwiye ko ari buze kundeba nimugoroba niba mufite akanya nabi naza kumubwira akaza tugapanga nawe. Okay, gusa njya kamushaka uko ushaka aya makampani yose shaka ko tuyakora mu nzira kandi ngashaka ko ibintu byose bigenda neza kandi akantu kagenze neza mu Rwanda. Ari rwose wanjye. Ariko kubw'ideni dufitiye Dovita. Okay. Ikintu nekereje umwana akivuka nzahita mutandukanya ubuzima bukomeze. Urabyumva mutashitse cyane. habugize akenge
noneho uvuze ijambo ryiza. Okay. Aho harabura ukwezi kumwe gusa ugahita uryama uhita muri wese yego tugomba gushyira radiyo ni naho ibirenze. None se ubundi umuntu wari guteye barabimubwiye ariko nyumvira Kamariza ko ari ukuntu abasubije ibintu inyuma mukazo mu kabari mbimubwiramo iki se kidasanzwe n'iki ntabyo namubwiye nta n'ibyo nzigera mubwira gusa ntabwo twakomeza kukugira fata icyemezo kizima kazi gakomeza byara umwana muta muri tuwarete ntabwo mwabyumvise cyo nicyo cyo mutumva n'iki ntakundi none wese kumwe konyine niko kurodete yes. None bugize akenge harabura ukwezi kumwe ngo ubyare ugomba gusubira mu kazi tugakora dogiteri paka ririya nirishizemo nakubize nta kibazo. Okay, reka turyame burije ubwo tubona uburyo tujya mu kazi ka bosi mu gitondo dukerere. Uzihanganire nanjye sinjye n'ubuzima bw'isi ugomba kuvamo kuko utavuyemo wambuza gushaka umukati nanjye sinjye ubyihanganire akundi kubona aho ndamutse mbonye kuko utwita sinabona aho mubyara sinabona aho murerera kareka ntibyavamo. None se ku kazi birimo biragenda neza? Kazi biragenda nta kibazo abakozi bameze neza ariko nawe ntabwo nabutse raporo zawe za bimwe nakubajije. raporo zari mwambajije raporo rero mba mbirimo tu ko ushaka ko ibintu bijya kuri gahunda bigakorwa bikava mu nzira gahunda zigakomeza kuko bigiye ziri kuva mu nzira ibintu n'ibicuruzwa biragenda. Kandi n'abamama baraza ari buze munsi neza ndazi nabyo ahubwo nuko Dr. nta kibazo pe kubera ko ngiye nawe dufatanyije ntacyo tutageraho byose bizagenda neza nta kibazo.
Mwiriwe bose. Zibo. Muje muri babiri se. Wagatatarize. Mukareba ariko mwamwicaye nta kibazo. Ntabwo yabashije kuza. Cyagenze gute? Afite akabazo gakomeye. Ararwaye. Ariko se bako na n'isaha Christelle iranda ntabwo arayikuramo. Dogita, twihanganire kuba ataragaruka mu kazi ariko harabura ukwezi kumwe agarutse biriya byose bizaba byaratungana. Okay. Baye ukwezi kumwe. Mumenye ko mbahema. Kandi amafaranga mbasa yose. Mbaye ukwezi kumwe. Ni muba atari yagaruka mu kazi. Muzandiha miliyoni 5. Mwasinye kota. Mwisha amategeko yanyu. Ukwezi kumwe. Uko mbahaye ukwezi kumwe. N'abataragaruka mu kazi uzahita muma miliyoni 5. Bose, kugira ikibazo bisagenda neza. Okay, reka tugende murakoze kuduha andi mahirwe. Okay, bose, murakoze kuba muduhaye andi mahirwe, reka tugende. hano ni Kigali ni mu Rwanda iwacu. Kigali n'andi mahanga ko bari mazi ndabona ari ibirenze cyane. Oya n'ahatari aha tuzahajya abana banjye. Undi mama kuki hano utari warahatuzanye kera cyane ubundi ngo tuharebe. Oya mutuzi ibyiza biri imbere bana banjye. Ntara hose turi kubona akwana ni ku kibuga cy'indege. Harasi ubona ko indege ziparitse se dore nitangiye kuzamuka. Wabibonye ko bizamuka? Ni nabwo bwagarize mama. Hariya rwose. Ndabona ari ubwa mbere mubonye. Ni ahangaha rwose. Kose cyane kudutembereza. Yego bana banjye ni ukuri n'ahatari aha nzabageza. Bape tubone n'ahandi hose. Erega Kigali ni heza mbona amahanga. Ni heza cyane hari aho hose nzabatembereza umva nzabajyana no ku kibuga cy'indege noneho muzirebe gutya muri zegereye. Ko mu rugo nyine kwamenyereye icyaro twabonaga turi kubona hano. Niyo mpamvu ntabwo mwagendaga ariko ngiye kujya mbatembereza uko bishoboka byose. Umva mbajyana aho mushaka mbagurira icyo mushaka bana banjye ni ukuri ngiye kubatetesha. Sibyo? Erega ndabakunda. Dukoreye. None se mama ubundi kuva navuka iki ntarabona papa yagiye. Mwana wanjye rero humura uraza kumenya byose uko bimeze. Igihe cyo kubikubwira ntabwo ari iki ngiki ariko humura nzabibabwira. None se Tayiga we umeze gute ku ishuri? Meze neza musoma aragenda nta kibazo. Uratsinda neza nta kibazo? Oya Musoma aragenda. kutajya unyereka amakayi ngo ndebe ko utabonye zero. Ndakwereka biragenda mbese nta kibazo gihari. Ushaka ukuntu ndeba mu makayi yawe ndebe ko utabona zero? Nta kibazo. Uzajya wiga neza utsinde uzaba umuhanga umva ku buryo ariho uzajya umwana wa mbere mu kigo hose. Sibyo bakaguhemba. None se ubundi mama natsindira muhemba. Mana we Tayiga natsinda. Tayiga ku ishuri biragenda? Biragenda nta kibazo gihari. Kudaherutse kunyereka amakayi yawe ngo ndebe.
nta kibazo uze kurebamo bimeze neza. Ugomba kuba umwana w'umuhanga ukaba intangarugero muri karitsiye aho dutuye sibyo ku buryo ngo nabatembereje ngo harya hano Kigali nzabatembereza n'imahanga nzabajyanayo urumva nzabakorera ibyo mushaka abana banjye sibyo Ariko tuzagenda mu ndege. tuzagenda mu ndege yurire Ese ntizadukubita hasi? oya ntabwo yabakubita hasi Kuko mana uzatujyane mu vuba twirebe. iyi nzabajyana mugende mureba ibyiza bitatse u Rwanda muri mu kirere bakorera Ariko turagukunda mama. ni ukuri nanjye ndabakunda None se mama dusubire mu mahanga. None se mama tujya mu mahanga. None se mama tujya basi mu mahanga tuzabona ibyiza birenze Kigali ko Kigali mbona noneho irenze n'amahanga nubwo ntayagiramo. hoya ubu si ibi ngibi ni byiza ibi ni ibya hano iwacu nitujya i Burayi uzabona ibyiza bitatse umva muri Amerika ibintu byose biba ari byiza bishishagirana mbese wagira ngo umuntu aba yageze mu ijoro muzishima munezere Rero ngiye guharanira kwiga neza gusubira amasomo gatsinda akagatiza nawe. numva ahubwo ko uri umwana mwiza ndagukunda cyane ndabakunda mwese nawe Tayiga mwana wanjye mbifuriza ibyiza abana banjye Ariko twifuriza kuzasaza neza. yego bana banjye Umubyeyi wabyara. murakoze bana banjye ngaho rero mureke dutahe tujye kugira ibyo dutunganya namwe mwitegure dore ejo ni amasomo mutazakerera ndabakunda